Niba ujye wibaza impamvu YouTube yawe itagira views cyangwa se itabona views, ndagira ngo nkubwire neza ko impamvu ibitera ni ikintu bita recommendation. Mbega YouTube yawe cyangwa se video zawe ntabwo zigaragarira abantu. Ati bigenda bite rero? Uzitegereze buriya iyo ugifungura YouTube hari video uhita ubona zije imbere nyine kuri screen yawe ya YouTube. Nibitegereza ziriya video zose nta numwe uba warasubscribinze mu kubera ko hari n'igihe usanga bari kuguha ibihinde ibyahehe nyine ibintu bicangacanze ubona utazi. Biterwa n'iki? Nicyo bita recommendation. Ni uburyo YouTube ifata video yawe ikayipushinga cyangwa se ikayiha abandi bantu batasubscribinze kuri channel yawe. Nibitegereza n'abantu benshi babona amafaranga hejuru ya 70%. Abantu bose nyine bakora kuri YouTube barenze. Ubusanga views babona bazikura muri recommendation. Nuko rero bigenda ugasanga wowe ubwawe ntabwo ufite views. Ndabizi ikibazo gize kikuzamukamo uhise wibaza ati none se biterwa n'iki kuyo kuri recommendation uko kwerekana video zawe cyangwa se z'abandi bakagira abo baziya bakagira naho berekana. Ibyo biterwa n'iki? Biterwa nuko wenda uziranye na YouTube hari ayandi mayeri nyine bigenda bite. Amayeri yo arahari, kuba ahariho arahari, ariko na mayeri atari ubwiru. Ni ibintu nyine ushobora kuba utazi, birahari kuba bihari ariko ni ibintu utazi ariko nanone wamenye. Nibwo buryo tugiye kuba twarebera hamwe, turi buze kuba twabureba muri step 6 cyangwa se mu bintu 6 YouTube yawe ibigomba kuba yarakoze kugira ngo byibuze recommendation ize guhita ikomerezaho bitarinze kuba byakugora cyangwa se hatagize ibindi biza kuba byagucanga. Rero ubane nanjye kandi umenye neza ko wakaze subscribe, ibintu by'ingenzi cyane kandi ibintu by'agaciro. Tudatinze cyangwa se ngo twirande mu magambo, tugiye kuba twarebera uburyo bwa mbere hamwe. Ikintu cya mbere cy'ingenzi uba ufite kuba warakoze kuri YouTube channel yawe niba ushaka ko kubona recommendation. Buriya recommendation akenshi cyane bagendera kuri channel yawe. Hari amakosa menshi abantu bamwarakoze mugitangira gucreate amachannel. Kubera iki? Sometimes usanga wayicreate nyine biraho nyine ugashyira YouTube aho ngaho gutyo ugatangira kwa uploadinga. Hari igihe zibona views ariko rimwe na rimwe ukabona ni views ziza, uno munsi ukabona zaje nyine nyinshi ariko ejo bundi zabuze, ejo bundi nanone zaje, ejo bundi nanone zabuze. Akaba ari ibyo ngibyo nyine uhoramo. Ariko mu by'ukuri wakitegereza hari izindi channel ubona zifite views zihora zimeze nk'ari zimwe nyinshi cyangwa se hagati gutyo. Ikintu cya mbere rero buriya yaba YouTube channel benshi mu gitangira, aba YouTuber mu gitangira ni ikintu bita optimize your channel, optimizing channel zanyu, ikintu bita ama tags. Optimize your channel tags. Ama tags ntabwo muyitaho kandi buriya tags ni izingenzi cyane, bituma YouTube yawe bahita bayirokrasa bavuga ati iyi channel wenda ikora ibi bintu tugendeye ku ma tags. Ahangaha ushobora kuba wareba most of time YouTube zanyu ubusanga nyine nta tags ziriho zimeze gutyo, ugasanga nta tags nimwe iriho, ugasanga ziri empty, nta tags nimwe hari. Kandi mu by'ukuri zagakwiye kuba zifite ama tags yuzuye cyangwa se ama tags menshi. Ni ikintu rero cy'ingenzi cyane. Iyo utazi ama tags byasaba ko none umuntu agusobanurira ibijyanye n'ama tags, nabyo twazabikoraho, ariko ni ikintu cy'ingenzi ugomba kuba wamenya. Nanone tags ntabwo ari ugupfa kuzishyiraho, ushyiramo tags zijyanye na niche yawe. Niba uri kwigisha urashyiraho tags zijyanye n'ibyo kwigisha. Nimba ari ibijyanye no guteka urayigira tags nyine zijyanye no guteka, kugira ngo ya channel yawe niba YouTube byibuze igire ikishingiraho. Kubera ko nka YouTube wenda igiye kuri commanda video barareba ino video ya postinzwe, ariko se ko ya postinzwe ino video iri mu ye category swat, ni inkuru z'urukundo, ni filime, ni comedy, ni iki nyine barayirekomanda ugasanga biri mu kavuyo. Rero bakapfa kuyirekomanda aho babonye hose. Ariko iyo waspecifies ukavuga ati yicaro yanjye wenda ni comedy, barayiha abanyakomedi. Nimba bara specifies lifestyle yo muri Amerika cyangwa se yo muri Canada bitewe n'ubuzima nyine urimo, bari buze kuba bagira nyine bayirekomanda abantu bakunda ibintu bijyanye na lifestyle n'ubuzima abantu bagenda babamo. Bari by'ingenzi cyane, nanone ugomba kubyitaho kandi none tags ukazishaka. Nimba ubona tags wenda zikugora kuzibona, wareba website bita rapidtags.io ugashyiramo bijyanye, urareba nyine ibyo bagusaba ubyuzuze, hanyuma
uhite bakugeneratingira amatags bitewe na niche yawe cyangwa se n'ibyo buze kuba wavuga. Cyangwa se niwumva neza ko nanone ukeneye ubujyanama bwanjye nyine ku bintu bijyanye na optimize your channel cyangwa se ku ibyo byose twabiganira twabikosora, wampamagara kuri 0788454890 ndagufasha rwose ibintu bikagenda neza. Ikintu rero cya kabiri ni ikintu bita description yawe. Description ni ndakeka kuri kubibona hano, ni kuriya kuntu ujya kupostinga video hanyuma oya ibyo ndaza kubiganira ngiye kubivanga, ngiye kuvanga amadosiye ntabwo mba nabipanze. Okay, ariko uburyo babimeze ni description ya channel yawe. Taracyari kuri channel, ni kuriya ufata channel yawe, YouTube channel yawe wenda igitangira buriya hari ahantu bashyira description. Iyo description akenshi cyane iyo ushaka kuyishyiraho buri video yose ugiye gupostinga, iyo description ikabihari. Ibyo bifasha iki rero? Ibyo nanone bifasha YouTube kumenya iribuze ko yalocatinga YouTube channel yawe, kavuga ati tugendeye kuri description uno muntu yavuga ibi bintu kandi bikunda kuba byahinduka. Okay, iyo description haba harimo description byanditse byose nyine ugenda wibanda cyane kuri niche yawe, nayo ni technique uburyo ugenda ubyandikamo, nyine byandikamo ugenda ugaruramo niche mu kuntu kugira ngo nyine YouTube isome imenye niche cyane ize kugenda ipushinga nyine kuri babandi bakunda iyo niche. Hanyuma munsi nanone ugashyiraho ama hashtag n'ama tags nka5 cyangwa 6 ajyanye na channel yawe nyine bisobanura neza. Nanone nabyo biri buze kuba byafasha noneho buri video yose igiye kuba yapostingwa, kuko hari igihe usanga wenda ukora video z'umusubiriza atari video uvuga ngo urashyiraho uno munsi ejo bundi description uzihindure. Oya, ibyo birayifasha nyine wapostinga video akugira ngo ngire ubyandike byose bikizanaho utarinze kongera kuba wabyandika. Ako nta kandi kabanga rero gashobora kuba katuma channel yawe iba recommended cyangwa se abantu bakayibona cyane, kubera ko nanone tucuntu twerekana neza ibyo ukora tuba duriho kandi tumeze fresh. Iki nicyo kintu cya kabiri nakubwira ku kintu bijyanye na recommendation. Ibi bintu ntukajye wikerensa kuko ni by'ingenzi cyane. Ikindi kintu cya gatatu ni ikintu bita upload your video default. Mbega urabizi neza ko nanone igiye ku uploadinga ni ibintu ababwiye ndikuze ko ntitiranye, iri ku uploadinga hari uburyo wa uploadinga video igahita ijyaho ako kanya nta bindi bigusabye, cyangwa se igahita ijyaho ako kanya ndebere mikoro itazima, igahita ijyaho ako kanya. Mbega nyine biraho just biraho, ariko nta kindi ugahita uyirekura ugashyiraho title z'amafuti nanone ugahita uyirekura. Hari n'ibindi bintu mujya mukora nkabona wa uploadinze video wamara kuya-uploadinga ugahita uyirekura, kandi mu by'ukuri ntabwo yabyemewe. Nimba ugiye ku-uploadinga video uyigira unlist, wamara kuyigira unlist ukabanza ukeditinga byose guhera kuri thumbnail, title, description, ukamanuka n'ibindi bikubwire byose ukabyeditinga. Wabona ari sawa ari biso na bisa ari fresh ugahita urekura video. Ariko iyo bitameze gutyo uhita nyine ugira ukarekura, kandi uyirekuye nyine niyo mpamvu video nyinshi zikunda kuba zashya, kuko nta kintu na kimwe wabwiye YouTube cyerekeranye na video yawe. Ubu na rimwe n'ama niche y'amacano yayo ntabwo muyazi. Ugomba kumenya niche channel yawe irimo ni education, ni comedy, ni movie, ni travel, ni vlog, ibintu nk'ibi byose channel yawe ikagomba kuba ifite icyo kintu. Nanone aba ari iki ngenzi cyane. Rero icyo kintu bita kwa uploadinga, hanyuma ukamanza ukeditinga nanone n'ama description nanone ukayitaho neza fresh, n'ama tags n'ama hashtag nabyo aba ari ingenzi cyane, ugomba kuba wabyitaho cyane. Ikindi kintu cya kangahe cya kane, iki kintu cya kane noneho kigonga hafi aba YouTuber mwese mugitangira, benshi ntabwo bamuzi audience zanyu. Kutamenya rero audience yawe cyangwa se kutamenya abagenerwa bikorwa byawe, kutamenya abo nyine urimo urakorera, bigira effect, bigira ingaruka zitari nziza cyane. Buriya YouTube uburyo imeze ireba ikintu nyine uburyo barimo barakireba, iminota barimo baragitindaho, title n'ama thumbnail. Ubundi nibyo bintu bitatu wabibonye. Wabonye title nziza, wabonye thumbnail nziza, wabonye video nziza iri butuma abantu batinda kuyireba, tugiye YouTube uba wayimenye cyane rwose. Rero abantu benshi ntabwo bamuzi abagenerwa bikorwa banyu. Ibi biterwa n'iki? Ibi biterwa n'akavuyo muri content zanyu. Ugasanga ejo bundi wapostinze filime, ejo bundi wapostinze comedy, ejo bundi wapostinze iki, ejo bundi wapostinze travel, ejo bundi wapostinze ibiryo,
ejo bundi wa post gasanga channel nakavuyo nawe ubwawe ntabwo uzabagenderwa bikorwa bawe. Nimba umuntu wenda agukundira wenda swati ku biryo urateka neza cyane, urimo urajya gupostinga comedy mu biryo, ibyo bintu birajyana ko. Nimba wenda iyo nivire mu kazi cyangwa se iyo maze gukora content zanjye nshaka kwitekera umureti ntabizi, nshobora kugenda kuri channel runaka hanyuma nkareba uburyo bimeze, my kitchen cyangwa se izindi, nkareba uburyo bimeze, gasanga washyizeho comedy kandi naje kureba uburyo bateka. Kije ntangira kukuburira nyine interest cyangwa se ntangira kukuburira santima zo kukureba kumavuga umuntu rero wenda nshobora kukureba kubera ko nabuze uko ngira, ariko ejo buri haza umuntu uri serious ubikora ku murongo, kabona nka Kariseni kari agapeti kabikora neza cyane rwose, uzahita nigendera nkuveho. Kubera iki? Ntabwo uzi audience yawe. Rero kumenya audience yawe ukamenya bukorera ni ibintu byiza cyane kuko bikurinda akajagari. Next time kindi gihe ujye umenya audience yawe, iyo audience yawe ntukajye witengwa, kuko YouTube nawe itibora okay n'umuntu ahora posting ibintu bimwe mbega nishiye niyi, bakakuri komanda bigendeye kuri bya bindi byose nakubwiye hejuru wabyujuje, bakaguha bariya mbega nyine gasanga views zirimo zigenda ziyongera, ibintu bigenda neza cyane. Ikintu rero cya gatanu nanone turi buze kuba twagaruka ku bintu bijyanye n'imipostingire cyangwa se no gushyira video kuri YouTube ya zanyu. Hari ikintu abantu benshi mutazi, iyo mwaprodinze video hari akantu ko kuri channel bita embed, cyangwa se hari akantu bakita embedding nyine, kaba gafunze most of time, ariko mu by'ukuri kariya kaba kagomba kuba kavivuye nyine kari marked gutya, nake kuri kubibona hano. Impamvu rero kaba kagomba kuba kari marked kuriya bifasha ko video yawe wenda tuvuge ni nko guteka urugero ruto, nagira undi muntu uza wenda aje kwiga ibyo guteka cyangwa se ashaka gukoresha video yanjye handi, abantu bakoresha ama website sizi nimba ujya kuri website imwe ugasanga hari video irimo irakinirwamo, utanize kujya kuri YouTube ukajya ugakanda ukabona hari video batangiye kuba bakina utagiye kuri YouTube, kandi izo views zirabara no mu video akazamo ad. Nicyo kintu bita rero embedding. Rero iyo ukavivuye uba wemeye neza ko bagomba kuba bayikoresha muri ubwo buryo, ariko iyo utatanze ubu burenganzira cyangwa se iyo utatanze nyine green light yo kuba bayikoresha ntabwo biba bikunda. Rero biba ngombwa kukavivura nanone n'izo views nazo ukazibona, ukemerera ko n'abandi bantu bo hirya bayifata bakayembendinga muri channel zabo. Bifasha YouTube kuba yagira views, kuba yanarebwa batayirebeye kuri YouTube. Nabyo rero bigafasha YouTube kubona ko video yawe irimo irasharingwa, irimo irareberwa kuri platform, ukabona neza ko YouTube yawe hari ikintu nyine cy'inyongera agaciro kigari ifite. Uko ibona inyongera agaciro muri video yawe niko igenda yisunika, ugasanga wenda ejo bundi wabonye video yawe wenda ifite views 5,000, nyuma y'amezi 2 cyangwa 3 ukabona yagize 4, rimwe na rimwe ukabona bayembendinze ku YouTube y'abandi, cyangwa se YouTube iri kuyikomanda kuri ma chat GPT. Rero kari akantu ka embedded kagomba kuba kari turned on, ubyibuke kandi ubimenye, kagomba kuba kari turned on. Niba gafunze ugende uribuze ko ugenda ugafungura nyine kugira ngo nanone bitazajya byivanga cyangwa utazajya ubura views kandi mu by'ukuri ari wowe wabyiteye. Ikintu rero cya gatandatu nacyo cy'ingenzi cyane ni ikintu bita ni ikintu bita enabling location. Iki kintu ni ikintu mana yanjye ntazi uburyo nasobanura. Iyo kwa uploadinga video yawe byibuze ujya wibuka gushyiraho location, especially nimba wenda ukora ibintu bijyanye n'ibiryo nyarwanda cyangwa se mpinde cyangwa se nyamerika bitewe n'ibyo watetse. Buriya biba byiza cyane ikintu cyose kugira credit muri bateka ibiryo bya kinyarwanda, jya wibuka ko muri tags yawe hagomba kuba haza mu Rwanda. Noneho ikintu bita location tushyiraho nyine location icyerekezo n'u Rwanda, bivuze ko iyo YouTube swati video zafatiwe mu Rwanda cyangwa se rimori zirakora ibintu by'abanyarwanda. In case yagize umuntu wari wese uri worldwide uri ubishake, izo YouTube zifite location zo mu Rwanda barabanza mwereke ahangaha urabona hari ibirimo kandi ho wenda kuko zaje nyine muri YouTube ziri mu Rwanda. Biba byiza cyane rero kugira ikintu bita location. Noneho iyo ukora travel utembera traveling nyine biba byiza ko buri gihugu cyose ugiyemo ushyiraho location yacyo,
kavuga ati okay hello guys urabona ko ndahana njya mbibona ugakubitaho ko location nimba wagiye Rusizi ushyireho location ya Rusizi Kigali ugire Rusizi Western Rwanda ushyireho nimba wagiye Gisenyi like that nyine ushyireho ibyo bizajya bifasha ko umuntu uzajya usacinga video wenda ni nk'umuturism ni nk'umukerarugendo aje agasacinga Rwanda gahita avuga ngo Rwanda wenda ahantu yasohokera ibintu bampats bahita bamuha Gisenyi video zafatiye Gisenyi zose zama location bahita bayizana na indi yawe birimo akandeho ahita yireba ibyo bishobora kuba ari umuntu umwe ariko bigira icyo bituma content zawe ziba evergreen content za content zidasaza nyine zihora ziriho nyine tu biba byiza cyane go utaninga location abandi bantu navuga ni nk'abantu bakunda kuba bagira utera bama location abantu basura amaparike namwe parike mu maloka ariko ndakeka ntabwo waba ukora tourism udashyiraho location ngo uvuge ngo uri umupro ntabwo waba muri umupro rwose wazababanza ukajya kubyiga umara kubimenya ukagaruka kuko location ni y'ingenzi ndetse n'iya danger cyane ahubwo cyane bihamiriza ikindi kintu cya danger cya location ugomba kuba wamenya no kumentioninga na location mu ma tags ya video ukayimentioninga mu hashtags ukayimentioninga mu ma description location nyine urimo ukayimentioninga ku buryo buri maximum na title washaka ukanayishyiramo nimba ari ibintu biri buze ko byasaba nyine ko abantu bari buze ko babona video bakoresheje location kuko nyine umuntu najya gusacinga ikintu arabona location then uvuga ati wow it's very nice no muntu rwose ari professional cyangwa se video yayize mu yandi none se ntekereza title hariho location nk'isanzwe wayishyizeho tags hariho location ama hashtag harimo location ama description hariho location urumva yacana yawe uzabuzwa n'iki kuba yaza muzambere n'icyo kintu rero nakubwira I hope ko tuganiriye byinshi kandi mubishyire mu bikorwa ndabizi neza ko bizabyara umusaruro utibagirwa gukora subscribe kuri YouTube yacu Creators Rwanda njyewe ugutegura ndetse nkanakugezaho ndi Oliver Regra ciao hasta la vista.